Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mubaye ikaze mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu. Ndagushimiye wowe ufata umwanya wawe ukaduha like, share, comment, wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Nkuko mubizi rero ngenda mbagize ibintu byinshi kandi by'ubwenge by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntunge kure kandi ntuntenguhe kugira ngo uyu munsi turebere hamwe ibintu cyangwa se uburyo wicaramo ushobora kwerekana byinshi ku buzima bwawe. Ese wicara gute? Ahubwo se muri aka kanya wicaye ute? Bisuzume kandi kubizubone nanjye kugira ngo turebere hamwe uburyo wicara n'icyo bivuze ku buzima bwawe. Kenshi ntabwo umuntu ahora yicaye mu buryo bumwe. Hari uburyo ahindura uko yicaye bitewe n'ahantu ari, uburyo yicayemo n'ibindi bitandukanye. Icyakora hari uburyo usanga bukunze kwiganza mu gihe umuntu yicaye, ugasanga bizwi yuko runaka akunze kwicara asobekeranyije amaguru, cyangwa se akunze kwicara ukuguru kumwe yakuzamuye ukundi gukandagiye hasi. Abantu bose nyine bafite ukuntu bicara kugiye gutandukanye. Ariko ibi bikunze kugaragara cyane nk'iyo umuntu yicaye ahantu hisanzuye hafite ibipimo by'ubushyuhe bisanzwe, ku buryo imyicarire y'umuntu idashingira ku zindi mpamvu runaka. Hariho uburyo bwinshi rero umuntu ashobora kwicara, ariko tugiye kwibanda ku buryo butanu bukunze kugaragara cyane. Turebe icyo busobanura ku buzima bwawe. Kuri rimwe turasanga wa muntu wicara amaguru ahinnye ariko yegeranye. Kwicara amaguru ahinnye ariko yegeranye ni uburyo bwo kwicara bukunze gukoreshwa n'abantu bifitiye icyizere, bakaba abanyabwenge kandi bakagira icyerekezo mu buzima bwabo nk'uko ubushakashatsi bwakozwe bukabigaragaza. Ni abantu kandi bubahiriza igihe, bakagira gahunda mu buzima bwabo kandi bakaba abantu bagira isuku cyane, ku buryo aho bakorera n'aho batuye usanga hari isuku ihagije. Ni abantu b'abanyakuri ariko ugasanga ni abantu bagira ibanga kandi badakunda ko abandi bamenya ubuzima bwabo muri rusange. Aba ni abantu bakunda kwicara amaguru ahinnye ariko yegeranye. Kuri kabiri turahasanga abantu bakunda kwicara amaguru ahinnye ariko atandukanye. Ubu buryo bukunze gukoreshwa n'abantu bakunda gukora ibintu neza bakabinoza. Ibi bituma bashobora guhorana impungenge z'uko ibintu bashaka gukora cyangwa se ibyo batangiye gukora bitagenda neza. Ni abantu bagira ibitekerezo byinshi, rimwe na rimwe bivangavanze, bikaba bishobora gutuma bagaragara nk'abantu bagira akavuyo mu buzima busanzwe. Ni abantu kandi badakunze kugira ubushobozi bwo gukora ikintu runaka igihe kirekire, bituma bashobora kutarangiza inshingano bahawe, kuko ari abantu barambirwa vuba. Kugira ngo batange umusaruro, aba bantu bagomba guhora bibutswa inshingano bafite kandi bagahozwaho igitsure kugira ngo bakore neza. Aba ni abantu bicara bahinnye amaguru ariko atandukanye. Ni ba bantu nyine usanga mu buzima bwabo bameze nk'abantu bafite akavuyo, cyangwa se ni na ba bantu nyine bisaba ngo uhore umwibutsa iki kutagikoze, kutakoze ibi ngibi, ibi ko bitari ahangaha, nyine bisanga umuhozeho igitsure. Rero aba ni abantu bicara ariko amaguru atandukanye akaba ahinnye. Gatatu turahasanga umuntu wicara ukuguru kumwe kuri hejuru y'ukundi. Aba ni abantu bakunze kugira ibitekerezo bidasanzwe, bakaba abantu b'abahanga ndetse bakagira n'ubushobozi bwo kurema udushya mu byo bakora. Muri make ni abantu bavamo abahanzi beza. Aba bakunze kugira ibitekerezo byinshi, bagakunda gutekereza ku kintu runaka ku buryo bashobora kukibyazamo ibitekerezo bidasanzwe, ibyo abandi bantu bashobora kugorwa no kubona. Icyakora ku rundi ruhande, kwicara ugeretse akaguru hejuru
ya kandi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite ubwoba, ari nacyo abakozi bo mu ndege bakunze guheraho igihe bari kugenzura ko abagenzi bameze neza. Ikindi ni uko aba bantu usanga badakunze gushyira hanze ubuzima bwabo, ku buryo kumenya ibyabo ari ibintu bitoroshye, bishoboka gusa iyo mumaze kwizerana no kuba inshuti magara, niho ushobora kumenya ngo uyu muntu ari muri iyi situwasiyo. Aba rero ni abantu bicara bageretse akaguru ku kandi. Kane, turahasanga kwicara amavi atandukanye ariko ibirenge byegeranye. Abagize umuryango w'ubwami bw'Ubwongereza basabwa kwicara muri ubu buryo cyane cyane iyo bari mu ruhame. Ubu buryo bukoreshwa n'abantu bigirira icyizere kandi bakicisha bugufi. Ni abantu kandi usanga bazi kuvuga mu ruhame, bakaba abantu bakunze guhora bishimye kandi bagira impuhwe, bagira ishyaka mu byo bakora, bakagira inzozi zo kuzagera kuri byinshi kandi bakaba abantu bazi gukora. Ku rundi ruhande ariko uburyo bashobora gukoreshwa n'abantu bifitiye ubwoba cyangwa se biteguye kwirwanaho. Aba bari abantu bicara amavi atandukanye ariko ibirenge bikaba bihuye. Tugeze kuri 5 ari nabwo buryo bwa nyuma, kwicara ikirenge kiri hejuru y'ivi rimwe. Abantu bakunze kwicara muri ubu buryo usanga ari abantu bigirira icyizere kandi bakaba ari abantu biyumvamo ko bakomeye. Aba kandi ni abantu bakunze guhangana yaba mu buryo bwo kujya impaka cyangwa se mu buryo bwo kugera ku cyo biyemeje. Muri rusange ni abantu badapfa kurekura cyangwa ngo bemere ko batsinzwe. Ni uburyo kandi bukoreshwa n'abantu bifuza kwerekana ko ari abanyembaraga, bafite ubushobozi bwo gukora no gutanga ibikenewe ndetse bakaba bashobora kuyobora. Ni uburyo bukunze gukoreshwa n'abayobozi muri rusange cyane cyane mu rwego rwo kwiyerekana nk'abantu bakomeye. Ubu bwari uburyo rero 5 abantu bicaramo kandi bukaba bufite icyo busobanuye ku buzima bwabo. Rimwe twabonye abantu bicara bahuje amaguru ariko amavi atandukanye. Rero ubu ni uburyo bugiye butandukanye. Twabonye uburyo bwa mbere, tubona ubwa kabiri, tubona ubwa gatatu ndetse tuza kubona n'ubwa kane. Ubwa kabiri twasanze ari ukwicara amaguru ahinnye ariko atandukanye. Gatatu twaje gusanga ari ukwicara ukuguru kumwe kuri hejuru y'ukundi. Kane twasanze ari ukwicara amavi atandukanye ariko ibirenge byegeranye. 5 twaje gusanga ari ukwicara ikirenge kiri hejuru y'ivi rimwe. Rero ndagushimiye wabanye nanjye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Wisuzume rero urebe uburyo wicara, urebe niba bihuye n'icyo bisobanuye ku buzima bwawe. Nusanga bihuye uzatwandikire muri komenti hanyuma utubwire. Wakoze rero, ndagushimiye. Iyi video nuyikunda uyisangize n'inshuti zawe nazo zisangiza